Kangushimire wowe unteze amatwi, weho ugiye kureba iyi video, nkaba ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoresha nimero za telefoni ebyiri cyangwa se akawunti ebyiri muri WhatsApp imwe, muri WhatsApp app imwe. Niba uri gukoresha rero application ya latest version cyangwa se version nshyashya ya WhatsApp, njyewe niyo ndi gukoresha urayibona ni iyi ngiyi, ngiye kuyifungura gutya, sigaye nimara kuyifungura kuvuga ngo urabona yafungutse. Ibi ni ibintu bigiye bitandukanye, ni uku nguku inshyashya bimeze. Aha ni chat, hano ni call, ahasigaye ubwo nta kindi dusabwa kuza gukora. Urakora hano hejuru hari aka kantu ka profile ku ifoto yawe, ahasigaye numara gukoraho uhite ukandaho, numara gukandaho urahita uza aha hasi handitse ngo akawunti, hano akawunti security notification change number, numara gukandaho uhite urabona batweretse ibintu byinshi. Hano hari security notification, two factor authentication, guhindura nimero ya telefoni, gusaba amakuru ya account yawe. Hano handitse ngo remove account, impamvu ngewe nuko mfitemo indi account, ntafitemo indi account bahita banyereka ngo add account. Ahasigaye kugira ngo turebe koko niba ibintu byacu ari byo, katurebe hano hejuru hari kuri profile yanjye, munsi ya profile yanjye izina rihari hano kw'aka kantu muri kureba tugiye gukoraho. Nidukoraho bahita batwereka nimero ebyiri. Ubu ngubu nshatse nahita mfungukira nk'uyu muyuza, uyu nguyu wanditseho ngo haka, iyi ngiyi nayo akaba ari nimero yindi. Urugero nkanzeho, dore reba ukuntu bihita bigenda. Urabona ko hahise hafungukira mu bandi bayuza, mu bandi bantu. Urabona ko hahise hajyamo indi account. Ubwo urabona ko ninkoraho hariya hejuru hano kuri profile birahita biba urucabana. Nongere nkore hahandi ahasigaye mite mbanyereka n'ubundi nimero nyinshi. Nkoreho hano hasi, urabona ko harimo account ebyiri. Mushobora gukoreshamo account ebyiri muri app imwe kandi utagombye kujya gukoresha za GB na za Titus Makusa. Gushimire wowe urebye iyi video, ubwira ngo kora subscribe tubane igihe cyose, ukoreshe ya kuko aka kantu ni ingenzi cyane. Igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira kuri email cyangwa se ni kuri WhatsApp. Email ni ubaridnet1@gmail.com, mu gihe WhatsApp ari 0781955047.